nka Revisi waje bamuzanye nta biceri bihagije afite yego nanjye ngatamparika ibyo nakoraga nkabireka urumva byanga byakunda ikibazo cyagombaga kuvuka ku buryo hari agatego wari waritegeye uvuga ngo n'ubundi byangarukira umugore wanje zangarukira oya ntago ari agatego nari nateze kuko byabaye nta bipanze sibyo ibintu byaje gutya ariko nk'umuntu umuzi uzi n'ibyo yaramenyereye narabitekereje ukimara kumva ko Rusi atakibana na Elvis kandi wari bizika umugore wa mbere umutima wawe byakiriye gute sha nta bitanje ntabwo navuga ngo narishimye cya byarambabaje ni ibisanzwe ni ibisanzwe nta kintu byampinduye mbwira amagambo abiri umusore mwicaranye kintu namubwira ngo Paul yihangana birababaje Yesu we Elvis reka nisere komeza neza mwemerere mu mpande zigiye zitandukanye uko bisanzwe muri kumwe na Intwari DJ cyanye unyite homboka uwahombye yahombye nyina wongezeho umuhungu wa Cyambara Ntama nkuko bisanzwe imbere ya kamera murabibona ko turi kumwe n'abantu babiri ako bagiye batandukanye reka tubahe ikaze tunabasuhuza mu izina rya Yesu meze neza bon amakuru yawe amakuru ni meza umeze neza cyane urakoze cyane mpera mikrofone mugenzi wawe amakuru yawe fresh namahoro adedemara ngenda kwiyamye man oya yano korje namahoro babizi nje ubuzima bwanje sunzi muri ibintu bijya imbere akamaje ngo namahoro mbamaze imisi namahoro nakwe namahoro nacyo yego ngaho oya ntavuga ibikugenze cyo kumwe ngo ngaho nje nabahamagaje uyu munsi sinkunda umuntu wabanya je nabahamagaje uyu munsi reka ngwize kuri papa nje ndakuba urabizi nakakawe yego je sinkunda umuntu w'abanyamakuru vuga ikikugenza muri abasuhuje ngo ba muri Amerika ngwe uranyibukije gatoya kugenza ikaze abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abantu batuye mu gihugu cy'u Rwanda mbese n'abarundi bo muri Oman n'abantu batuye muri Afrika mu bisanzwe amakontinent yose tubahaye ikaze nkuko bisanzwe mu buzima bwa misi yose Elvis yes nje nakwihamagarije yego ni umusore nje namwihamagarije of course ese uyu musore haraho umutse futura nago ngiye ngo ndamuzi cyane uramuzi cyane ngiye vango nago muzi ndamuzi winsekera kumuzi yenda twiko turagana nta bintu byo kugasekera nta kujyajya nese birasekeje ibyo gihe utubwiye nise ko niyo ubujyajya nyinda kubaje umunyamakuru size muri byose byakuzanye hano gusa ubona ko wicaranye n'umuhungu navuga ngo mwari musangiye umugabo nanako umugore ese abahungu babiri basangiye umugore babita gute nese nimba bizira bari ko mwabita bakeba ntago mbizi yes uyu munsi se wamanza ukamunsuriza ubundi mukabanza kugira ngo se ngiye muri make byamarira iki ngiye byamarira iki erega ikibazo uyu musore yari afise nawe ubungu buragifise ntacyo kutatacyo ntacyo pe yari afise ikibazo cyuko atakibana n'umugore kandi nawe ufise ikibazo cyuko mutabana n'umugore ese nasezeranye nawe musangiye ibibazo ntago nasezeranye nawe yego uyu munsi ubuzima bwawe hano hanze yego abantu batabuzi wenda bumeze gute ngiye ubuzima bwanje ntako bumeze ariko uko bimeze kose mbayeho ndarya nkaryama yego ese nta gakuru waduha ari Rusi ntasuye kuguhamagara ari duhuriye kuki duhuriye kuki umugore n'umugabo nta mwana turabyarana ngiye nawe mpuriye guki nawe mukibana mwari mu buzima buryoshe none se ubu byagiye guhinduka nuko mu buzima ntago umenya ngo uwitamo umwanzuro mubi n'umwiza ninde uyu musore muri kumwe mumbarize amagambo abiri yonyene giki se mumbarize ibibazo bibiri nta cyacyo namubaza ese Rusi cyara yabe habe yego bimwibarize gena n'amateka yawe wamenya shumi yanjye sindi umunyamakuru mumpere basi tuganire basi nawe musore imeze biteze basi mumbwira ukuntu Rusi imbere yari ameze kuko hari jambo ugeze gutangaza ngo naho babanye ngo nta mezi abiri bazamarana ese byari bivuye kuki Rusi kona ameze Rusi ni wa muntu nari naramenyereje ubuzima bwiza kandi bworoshye sibyo jewe muhabura kimwe cyose akeneye urumva rero nk'umuntu nka Revisi waje bamuzanye nta biceri bihagije afite yego nanjye ngatamparika ibyo nakoraga nkabireka urumva byanga byakunda ikibazo cyagombaga kuvuka ku buryo hari agatego wari waritegeye uvuga ngo n'ubundi byangarukira umugore wanje zangarukira oya ntago ari agatego nari nateze kuko byabaye nta bipanze
sibyo ibintu byaje gutya ariko nk'umuntu umuzi uzi n'ibyo yari amenyereye narabitekereje ukimara kumva ko Rusi atakibana na Elvis kandi wari ubizi ko umugore wawe wa mbere umutima wawe byakiriye gute sha ntabitanje ntabwo navuga ngo narishimye cyangwa byarambabaje ni ibisanzwe nta kintu byampinduye mbwira amagambo abiri umusore mwicaranye kintu namubwira ngo Paul yihangane birababaje Yesu we Elvis ngo yihangane ese mwihanganishije ko impamvu se kandi muvandi nk'umuntu watandukanye n'umugore kariwe wabanje kumurongora urampumuriza nkana nawe uramubwira ngo izikujye mu buzima bwanje yego sinkunda umuntu unzana ibintu bidafututse wewe uranyihanganisha wese urorohewe nawe mwihanganisha ngewe kubwenye ntago mbafite je nari yakiri wari yakiri ako ntari yakira cyafise depression sawa Elvis sinzi nimba yari yakiri Yereko je nta kintu kimwe mba ngomba kurenza urabizi ko mu buzima bwawe mfite ukuntu ngenda nuko abandi bantu bajya bitandukanye yego ese ukuntu ugenda bigenza gute yewe ntago ubuzima ndaciyemwe bubi hari ubuntu bumbaho nkavuga ati bwo ngubwo ako hari utuntu twiga kera ngo ennemi de ton ennemi c'est l'ami yego l'ami de ton ami c'est l'ennemi none urumva uyu munsi uyu nguyu ni umukunzi wawe kuko mufise umwanzi muhuriyeho ntago rusa ari umwanzi ufite umugira umwanzi umwanzi se kandi yagutanye umwana yagutanye umwana akakwirukana mu nzu niba no kubitekereza no kumutekereza ntago ari umwanzi ntago nifuza umwanzi mu buzima bwanjye ese uyu nguyu umutekereza gute ndamutekereza duhuriye kuki uyu munsi ubyutse ugasanga ajyamanye n'uyu mugabo wa mbere wabyitiramwo gute ahubwo se nababazwa n'iki musore subiza icyambabaza muri ibyo ngibyo nk'igiki cyakwabaza nuko wari warambuye umugore umwita ngo naramwambuye waramwambuye nambuye umugore uyu ese ntibavuze nkazi ngo gutera akabarira genda kwambuye umugore ntabwo yanyambuye umugore byagenze gute Elvis ntabwo yazanye umugore yaramuzanye umugore yaramuzanye akana busize musi keza yazanye ngo yaramuzanye ese Elvis se asanga umugore ahantu abo yagusaba kantu yarakujije mu ndi mvugo mugukaza umugore yaramuzanye nta yindi mvugo Elvis yarakuzanye cyane akimara kuzana rero se sarubaye mu buzima bumeze gute akimara kuzana ntabwo tuza abagabo tuzanya ntabwo uri gutangaza ubuzima ngiye narimbayemo ndi kumwe na Rusi oya ko narimbayeho nari nkubayeho ubwo bimba byanjye byararangiye yego uyu munsi abari ibintu mbona nkaseka ese musore uyu munsi Rusi wenda arajara gusabye imbabazi wenda urazimuhaye akajeho bukera usanze ajyamye ku mugabo yitwa Elvis wabyitwaramo gute oya banzure kibanza tugiye tuganira mu mwanya ese urambarije ngo aje nkamuha imbabazi yego urabizi neza ko izo mbabazi nazimuhaye wenda dufatane urugero wazimuhaye n'urugero wazimuhaye ntazo namuhaye rero ntazo wamuhaye noneho nk'ubuzimuhaye ugasanga ajyamanye na Elvis byagenda gute wenda ntazo namuha ari ikibazo nkwemera rimwe na rimwe ariko ari ibintu nawe ujya uvuga ati Elvis aneze telefone mwana neza telefone mpanze ukiraga te turagiye ikibazo nuko ngiye n'undi kwigendera oya ntari hanze ndaguhaga telefone tubanye tuganireho gake gake yese ni didega mbweze ko nkuba nibyo uvuga ntabwo bihura gutese kandi urumundi wacu ndakubaha hari ubuzima twagiye tubanamo mu nkambi bitatworoheye akwari ibintu buvuga nkumva menga ibintu ushaka kugeraho bitafututse bidafite ni essence oya tudushaka gukura didi nese ugura ikinyi tudushaka gukura ntabyo ukuramo uyu musore wiyo nakubwe ntitukibana yego ni cyambere yego ibyo ushaka kugeraho nibi nimba twatandukanye bagende babana ntabwo ntacyo tucifite ntacyo habe na kimwe kandi utangarije ngo ndamukunda watangarije ndamukunda nijo natangaje gusa Nese musore uno musi wanye na Rusi kandi Elvis akunda Rusi ejo wenda ntabwo ndamukunda
situge ngo uramukunda jewe niba atankunda se ndamukunda kugenda mukura ku giti cyane kubujya kugarukanya wabyemera cyane kubana nawe cyane kuyihe mpamvu se kandi ese we ntabwo wamuzana ntabwo wamuzana inde wewe ndamujyana he mfite aho mujyana kumara ntabwo biba byoroshye twashaje tugende tuganiraho gake gake ntabwo biba byoroshye wowe uravuga ngo ntawe ufise kumutwara ese uno musirusa kuzanye akagutereka imbere y'uyu musore aho uyu musore yibera wenda basanzwe babana wahatura ntabwo zgane iki uru Rwanda hari umuntu ufite se muri uyu nguyu na Rusi abafise se bose bafise ababyeyi abo n'ababyeyi ntabwo bayoboye igihugu Konsori wenda yamugiye ufite umutekano muri uru Rwanda yego wanturanya n'umuntu ufite uburozi wanturanyisha n'umuntu ufite imipanga akuru Rwanda atari urwase wewe ufite ikikurengera kubera amahoro umutekano tubishimire ntuzanya Republika y'u Rwanda tunabishimire na muzehe wacu mbese yaraduhaye kwibera tukisanzura liberté totale wenda tugiye tuganira gake gake tugana ku ngingo oya bakomere microphone tugane ku ngingo y'ubuzima oya nta tugane ku ngingo y'ubuzima utubwire uratinda ndetse ncomoka uyu munsi umwana wawe yego aragize ikibazo suwanje nuwondera aragize ikibazo suwanje nuwondera mama we araje yarafunzwe wenda bafunguwe ugasanga Rusi akoze ibishoboka akaguhera ishano umwana ntago ari umurozi ako yabwiga arabwigira iki se hari wamugira inama oya buri muntu ajya kukuroga hari icyo agushakaho ngiye yaba nshakaho iki ubwo nanjye nabazaga none se nimba wabazaga uyu munsi arakwifuza mbwa kwifuza wowe wenyine nta mwana muri kumwe akaca ati rero ikintu ngomba gukora ngomba kubanza kukuraho uriya mwana kugira ngo mwibanga waze kumenya ko Rusi yishe umwana wawe byazagenda ute wari nkawe igihe ntabwo ngusubije ari nkawe byagenda gute jewe nsubiza oya namuhunga nje nanga ibibazo byanyu kuko uwishe umwana yicana ikibazo se nikibonetse igisubizo kirabonetse nicyo ngicyo wamuhunga ese wowe wakora cyane nkawe nyine ese ngubu mbere ko mwari mu buzima bumeze neza uyu musore aza kubareba akabasura ukayikigira sura ivuga mugira amagambo ukeneye ubu ngubu wakongera ukayamusubiza ntacyo byantwara ariko nk'ubwo bisiguye ko atakintu babivugaho mwana nk'ibiki ubwo njyewe kuba nagutuka mbishatse kuko umunwa n'uwanjye sindya iwanyu duhuriyeho uyu mugabo n'umuvandimwe twahuye ku mugore umwe nta n'icyo nawe yantwara kubera ko sinjye wabiteye kugira ngo umugore amwange yanyumva neza yego n'abantu barayibonye baravuga ati ro mujama intungane n'imfura kuko ntigeze ateza zagarara aravuga ati ngewe nimba umukobwa yahisemo umuhungu yabajyane igihe tutakiri kumwe rero nawe nafata iya mbere agenda arebe ko hari icyo yahinduraho bagasubira n'umugore wiwe wowe ngo wajya akabana n'umugore we ntacyo bigutwaye igihe byantwariye mumere mikrofone ariko abwiye ngo ngwino wacu ugenda vuba karara hagati yabo desi nk'umukozi wo mu rugo nta kibazo wakwemera ko umukozi wo mu rugo igihe bintwaye iki wenda tubwire kuntu muri wenda mu gipangu mwari mubayemo neza cyane mu gipangu mwari mubayemo ubu ngubu hagize uwo muhura nawe akubaza iki ahubwo se yambaza iki harabwo najyaga iwiwe ako nimba hari umudamu yaragufise Rusi nimba yaragutunze muno mwe ufise ibibazo amakuru ari kuvugirwa yo nyanyazi cyangwa azi umugore uzampamagara umwibarize akufise ibibazo wenda ahubwo tugere tunashira kuri ahagenewe mpera mikrofone uwo musore nahaba yacecetse bimeze bite se kuba watuje none se duragira ngo nsarese se ubona umuntu yagutwaye umugore mwa se turwane hari amagambo ugeze gutangaza uvuga ngo naho bazabana nta mezi abiri bazabana se n'ibyanyabyo aro muretse gatoya Rusi imeze bite se ni amahoro ndabashaka gusaba imbabazi tugeze kugwana umunsi umwe banyita Didier ndi mu modoka mani ntabwo twibashe kumvikana none se bano bantu ko barimo baragwana bapfa wewe batangariza iki yampaye nta kintu atangaza hagati yanyu
nshyigikisenye abenge nta nkunda nta kinshaka niwe ntamushaka kandi bazafite icyizere ko bazasubirana wagiye ureka sha wagiye ureka uyu munsi usanze uwo bavanye Rusi akaza kugusaba imbabazi hariko mwakongera kucana uwaka umusanze yongeye kuryamana na Elvis uko ndabizi ko byanka byakunda ariwe mwararyamana n'icyo yungu cyane cya Rusi gisena n'icyo yungu cyane cya Rusi uranureba Rusi kugira dusubirane nyine byagorana cyane kandi nawo nk'ubyifuje nawe atakibishaka njye ntabwo napfa kubyifuza kereka we ari we biturutseho bikagomba ko ari ibintu anyereka ko yahindutseho ariko nabyo nyine byagorana ariko ngiye ku bwanjye ntabwo najya kumusaba ngo twongere tubane none se aho uvuga gice mba ibyo yabatanga byose iby'uyungu cyane bya Rusi ibya Rusi afite liberté yo kujya hashaka inde Rusi ko jari ntagenda none ako nibaze ko ikibazo mufitanye niyo muhungu kiseje duhuriye kuki nta mugore dufite Elvis ntiwakibura ntiwaje guteranya abantu Elvis nta kibazo dufite oya je bashaka kugenda mu buzima bwawe ujye batsirukira simbaza ibintu bimeze gute uyu je turahuriye kuki uyu nguyu muhuriye ku mugore umugore duhuriyeho barasezeranye nta makuru se nadu gisubizo nawe mwarasezeranye amavyo hari kibahuriyeho ntugatuma n'umutuka mu buzima bwawe niko nteye hari kibahuriye mwarasezeranye ni umugore bafitanye umwana mwarasezeranye bafitanye umwana umugore w'umuntu nibo bajyanye mu mategeko bakabasinyira mu murenge mwarasezeranye nanjye ntitwasezeranye duteranya rero ubwo bisiguye mwese mbabarira nakore kuvugeza oya icara tuganire ubuzima bwawe bufite ukuntu ngenda yego ibyo bagore ngo n'umugabo nta mugese umugore wanjye ni umugore we nimba twari turi kubana muri iyi minsi ntabwo twasezeranye yego time yagenda yego kuko nanjye yambunuje nkagenda iyo tuza kuba twarasezeranye ntabwo ari kunyirukana ngavuge ngo Elvis genda gere kubanza guca hehe mu mategeko yaza kuba ngubu yarasezeranye nawe yego ntabwo twari kubana no mu nzu imwe bitanyuze mu mategeko yego ese bisiguye mwino mwanya wowe ukuntu Rusi azaba umugore wawe ntago azamugore wanjye azamugore wanjye biciye mu mategeko bitari ibyo ngibyo njyewe mu buzima bwanjye nsaba Imana nabikubwiye ejo bundi tuganira nta mugore nkeneye ako se abakugira inama ushaka kuba muri Amerika mu Bubiligi mu Bwongereza niba uzi ko umeze uzi ibintu kwanza byambayeho ntuzigire unampamagara umbwira ngo nshaka ko dukundana niba uzi ko ufite umutima w'urukundo muzima utameze nk'abandi bankora ibyo bankorera nzakumva niba uzi kuri ikigoryi uri imarayi uri igicucu uzacomoka kumera usi n'imaraya ibyo niyo bivuze ntabyo niyo oya hari igihe uganisha ahantu ushaka kugana ku mugore wawe ntabyo nigeze mvuga nje navuze ngo umuntu wese wumva ko ari umukobwa abaho ashaka kunkunda cyangwa yumva afite n'umutima w'urukundo abaho baba ufite bakanga no kubivuga ntuzanyegere umbwira ngo Elvis ngo naragukunze hari abankunze baramemukiranya ngo wewe ubivuga kwanza ngo urankunda warabibonye ko nahemukiwe so akanya Imana imfashije yama nk'imyaka nka 15 nta mugore mfite nibwo nakuba mfite amahoro yego none se wenda tujye tuganaho gake nta makuru se y'uriya mwana uramenya se wiwe ese uriya mwana ntabwo uramumenya ntayo mfite kuko nyina umwana amenywa na nyina yego umwana nyina warafunzwe umwana amenywa na nyina bisigure ko mama wafunze nge uriya mwana ndi kumufasha nk'uwanjye cyangwa se atari uwanjye ngo bakumufasha uko byagenda kose nta bushobozi ufise nta kibazo none se nk'ubu biruta kumuta mu muhanda nuko bimeze ibisigaye bibazo uyu nguyu kubera ko nge nta kintu kimuri murambaza muri aka kanya nta nicyo nagusubiza shuwa kugira ngo byemere ko ntacyo nagusubiza urigendeye simusobe n'amagambo utangaza ngewe amagambo natangaza ni uko umuntu nyine nk'abantu baba bakundana
niba ukundanye n'umuntu umenya agaciro umuntu agufitiye cyangwa nawe umufitiye kuko ibi bintu shani ibintu bitari byiza pe gushwana n'umugabo wawe ataciyemo n'umuhogonye gashwana n'undi kandi warawivugiye ngo uramukunda irabe ntabwo biba byiyubashye ni ikibazo gikomeye none se uriya muhungu urabona ko atakibazo muri no minsi mufitaniye nta kibazo rivisi mufitaniye kandi umuntu mwiza kandi mananagushimiye ukuntu wowe wanitwaye yaba arabandi bahuriye ku mugore bari kugwana kandi urabona ko mutigeze mugwana urabona ko mwaganiye kivandimwe kubera ko kurwana nta muti w'ikibazo burimo nibe bintu wifuza ko nagukorera canke je wankorera je ndakubwira ibyo wankorera canke nanjye umbwira ibyo nagukorera ibintu wankorera akamakuru yibanze wayabonye sayo ngaye washaka kumenya sico kintu cyambe twahuye kugira ngo umve amagambo ava muri Elvis nico kibera yamukuramo dore ikindi kintu uzankorera ndashaka kuzampuza ngewe na Elvis n'uriya mugore na Rusi tukaganira ufite wahe magambo ugomba kumubaza se kandi nzayamubaza icyo gihe sure wowe uzabinkorera nta kibazo ngewe ibyo ngibyo byo ngusabye uzabinkorera tuganire nawe ntabwo biba byoroshe ariko wowe uzabinkorera Chenza bigukorera mwa bantu mwe urabona ko icyari cyaduhuje ngaha uyu musore yarafise amacenga yo kutamenya ngo Elvis ese abana nuriya mugore ese uriya mugore yarirukanye Elvis murabizi ko tutarambirwa murabizi ko twama turi ku muhanda kugira ngo tutohoze amakuru hirya no hino kugira ngo tubashe kumenya ukuntu ibintu bigiye bigize iki ibintu bigiye byifashe nyabuneka niba hari igitekerezo ufite canke inyunganizi reka duhurire muri commentaire kugira ngo ubashe kutubwira kimwe mu ngenzi mu byo utekereza ese mama Elvis ava inyuma yuriya mugore burundu ese mama Elvis akomeze kurera uriya mwana nta bushobozi afise Elvis ntabwo yafata uriya mwana akamutwara iwabo uriya mugore bakazamurera umunsi azavayo bikazagenda neza ako nta ubizi ubwo ngubwo haraga hatsindani yabo ubwo natwe nta kisigaye ikiganiro nakagaruka tuzamenyesha uko byagiye bigenda byose byenza kubwira ikiganiro nakagaruka ciao ciao